Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga umunsi ku munsi cyangwa se niba uzikurikira izicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho, harimo izo dukoresha cyane mu gihugu cy'u Rwanda, urugero nagwamo Instagram, Facebook, YouTube turimo kuganiriraho kano kanya, TikTok n'izindi zigiye zitandukanye ndetse n'ubitangazamakuru niba ujye bisoma, nta kindi kiri kugarukaho cyane usibye itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Tycoon Ndahiro. Binyuze mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB, rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wa Radio and TV10 witwa Ndahiro Emmanuel, gusa wamamaye nka Tycoon binyuze muri za mbuga nkoranyambaga twagiye tubabwira ndetse no mu mwuga we w'itangazamakuru, nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, abazikoresha ndetse n'abazikurikirana. Ushobora kwibaza ngo byagenze bite cyangwa se yatawe muri yombi ku yihe tariki cyangwa se mu yaye masaha cyangwa se ubundi yazize iki? Ibyo byose nibyo tugiye kuganirira hamwe, tumenye icyo Tycoon yaje kubazira muri izi ntangiriro z'umwaka 2026. Iyi ni Bizum, wibuke gukanda like, hanyuma ushyiremo igitekerezo cyawe muri comment ku byo uraba wumvise, kandi wibuke gukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi. Nitwa Sana, mbahaye ikaze muri Bizum, inkuru zacu ukuri kwawe. Mureke tugaruke turebe ku inkuru yose iteye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa se Rwanda Investigation Bureau rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wamamaye cyane wa Radio and TV10 witwa Ndahiro Emmanuel, gusa wamamaye nka Tycoon Ndahiro binyuze mu biganiro akora ku rukuta rwa YouTube, mu butangazamakuru ndetse no ku kinyamakuru akorera cya Radio and TV10 muri yombi. Tycoon yatawe muri yombi ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026, nyuma yo gusagarira abasekirite mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga mu mbuga ya Kigali Convention Center. Umuvugizi w'uru rwego Dr Murangira Thierry yavuze ko Tycoon Ndahiro akekwaho gukubita no gukomeretsa, kwangiza cyangwa se konona ikintu cy'undi no gukoresha amagambo arimo ibikangisho. Ndagira ngo mwumve neza Tycoon ibyo akekwaho: gukubita ndetse no gukomeretsa, kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi ndetse no gukoresha amagambo arimo ibikangisho. Bivuze ko Tycoon mu byo ashinjwa nyakekwaho harimo iterabwoba, nyine gukoresha amagambo arimo akanga abantu, arakubita no gukomeretsa nk'abantu mwe. Iyi ni kesi itoroshye habe na gato. Gukubita no gukomeretsa, gukoresha amagambo arimo ibikangisho, hano muri RIB biba bifite ijambo rikomeye cyane ibi byaha, ku buryo bihanirwa ku rwego rw'uri hejuru, nyine nk'uko tugenda kugaruka ku bihano bijyana n'ibi byaha. Kugeza muri aka kanya Tycoon Ndahiro afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura, mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo barebe nyine cyaba cyateye ibyo izo mvururu ndetse cyaba cyateye n'ibyo akekwaho byo gukubita no gukomeretsa cyangwa se gukanga abantu. Itegeko rigena ko umuntu abishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha. Mu kubyumva neza, abishaka akomeretsa undi, akubita cyangwa amusagararira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha mu nyine bijyanye n'amategeko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nyine rw'abakurikirana ibyo byaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe, ndetse n'ihazabu itari munsi y'amafaranga 100,000 y'amanyarwanda ariko atarenze 300,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ndagira ngo murabyumva neza icyo gihano. Iki gihano cya Tycoon murumva ko kitarenze, nyine ni igihano kitari munsi y'amezi 6 cy'igifungo kandi kitarenze umwaka, n'ihazabu yatari munsi y'amafaranga 100,000 by'amanyarwanda kandi atarenze 300,000 by'amanyarwanda. Wanafunzwe. Mu byibuke neza byari gushinjwa gukubita no gukomeretsa ndetse n'amagambo arimo ibikangisho. Ni kesi itiyoroheje habe na gato.
iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byatewe uwakoreye icyaha indwara cyangwa kudashobora kugira icyo yikorera ku buryo budahoraho, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 ndetse n'ihazabu itari munsi y'amafaranga 500 y'amanyarwanda kandi itarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ndagira ngo murabyumva neza, iyo ibyo wamukoreye nyine gukubita cyangwa gukomeretsa byamugizeho ingaruka y'uburwayi cyangwa se kutagira ikintu ashobora nyine kuba yakwikorera ngo kimubyarire inyungu, uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu itari munsi y'amafaranga 500 kandi itarenga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Murumva ko ari ibintu bikomeye cyane Tycoon akomeje nyine gukurikiranwaho. Ubwo nimba yakubise umuntu akagira nyine ubumuga ntagire icyo yikorera, arahanishwa icyo gihano tubabwiye. Hanyuma iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye uwakorewe icyaha indwara idakira, ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera ndetse kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 10 ndetse n'ihazabu itari munsi ya miliyoni y'amanyarwanda ariko itarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyambere twavuze nyine iyo yo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye wakorewe icyaha indwara cyangwa kudashobora kugira icyo gikorera ku buryo budahoraho nyine, igihano kiba kitaba nyine kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'ibihumbi 500 ariko tarenze miliyoni y'amanyarwanda. None icya kabiri ni ugukubita cyangwa gukomeretsa nyine ibyo wamukoreye bikamutera indwara idakira cyangwa se ubumuga buhoraho bituma ntacyo yikorera mu buzima bwe ndetse no kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano nyine kirikuba ntabwo kijya munsi y'imyaka 5 ariko nta nubwo kirenga imyaka 10, ugatanga n'ihazabu itari munsi ya miliyoni ariko itarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Murumva ko ari ibihano bibiri bigiye bitandukanye. RIB iributsa abantu bose kwitwara neza ndetse no kwirinda kunywa ibisindisha birenze urugero kuko biganisha bamwe mu nzira zo gukora ibyaha. RIB kandi irasaba abantu no kugira ubworoherane mu minsi mikuru ndetse n'iki gihe nyine cyose kuko bakarushaho kwirinda ibikorwa bigize ibyaha kuko kunyuranya nabyo bigira ingaruka zirimo no gufungwa. Muri iyi minsi mikuru abantu nyine baba bishimye barimo nta nyine kunywa nta kosa ririmo ariko bitwararike badasanga nyine banyoye bikabakoresha ibyaha. Dore ngicyo rero icyo Tycoon yazize ndetse n'ibihano bijyanye n'ibyaha ashinjwa mu gihe yaba bihamijwe. Ese wumvisha ibi byaha urumva atari ibyaha bikomeye cyane? Dore muri comment, like, subscribe tujye tubana buri munsi. NNB Zoom, ciao ciao, hasta la vista.